mayibobo, ariko arangije abasha kumukurayo, arangije amuha ubutunzi ndetse amugurira ibintu byose, arangije ndetse ikuruko ndetse bari baramwangishije Kiramani, ariko kubera urukundo agakomeza gukunda Kiramani. Ese byagenze gute kugira ngo Kiramani ndetse abane ni witwa Teta? Byagenze gute? Kandi twari twamaze kumenya ko ndetse uwitwa Teta ndetse twamaze kumenya neza ko ngo Kiramani ntiyakundaga ibikara, ariko yaje kuzana urukara ndetse mu nzu ye cyangwa se muri iyi nzu. Ese byagenze gute kugira ngo Kiramani yisange ari kumwe na Teta, Ese Miki we byagenze gute kugira ngo Miki yisange hanze? Twamenye ko kujya hanze ni wabo bamwohereje hanze bamwungisha uwitwa ndetse Kiramani, ariko ntabwo byaje gutinda, nta nubwo ndetse byaje kurangira mu gihe gito cyane nibwo witwa Miki yazaga agaruka ndetse mu gihugu, cyangwa se agaruka mu gihugu yasizemo uwitwa Kiramani. Hanyuma ahageze nibwo yasanze nyine ndetse Kiramani afite umugore. Uyu mugore rero nawe ndetse araho ngaho, ariko Teta araho ngaho, ariko uwitwa Miki amubwije ukuri rwose, ariko Teta ntiyabona icyo avuga kubera yuko ndetse we ntacyo yari kuvuga. Hanyuma ndetse twibaza impamvu Teta atavuze, biraducanga kandi tuzi ko tumuziho imbaraga z'umwijima ndetse zo kubasha kuba ndetse yahita ahindura umuntu. Imana ishimwe rero, kubera ko hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Hanyuma ntabwo byaje gutinda, ubwo ndetse uwitwa Miki yaje gufata inzira arahaguruka arigendera. Hanyuma uko yaje gufata inzira ahaguruka yigendera ndetse amaze gusohoka, twumvishe uwitwa Teta yiruhutsa, aravuga ngo umutima wari ugiye kumuvamo. Arangije atangira kubaza ngo mbese uyu mugore ni muntu ki? Uyu mukobwa Miki ni muntu ki? Arimo aribaza ngo uyu mukobwa ni muntu ki? Hanyuma dore ikintu kibabaje, dore n'ikintu giteye agahinda, duhita tugaruka ku witwa ndetse Pasiteri Sabi. Ubwo yari ari kugenda mu nzira agiye gusenga, bamuteze umutego wo guhura ndetse na wa mukobwa Simbi, bamuteze umutego wo guhura na Simbi. Ndagira ngo wirebere uko bahuye na Simbi. Hanyuma mu guhura na Isimbi, hanyuma ndetse gatoya uwitwa Pastor Sabi, hanyuma ndetse yihuse cyane ndetse amusuhuza yirukanka agenda, ariko ndetse uwitwa Simbi yakomeje kumugwatira. Hanyuma mu kumugwatira, ubwo yari amaze kumusezera, asezeye ndetse uwitwa Simbi, Pasiteri Sabi ageze imbere. Hanyuma byaje kurangira gute? Byaje kurangira ndetse uwitwa Pasiteri Sabi ndetse ahubwo n'uwitwa ndetse Simbi ahose amugusha mu gatego, arivunikisha nk'umuntu ugize ikibazo. Dore umutego abapasiteri bakunda kugwamo, dore umutego abashumba bakunda kugwamo, dore umutego abantu basenga Imana bakwiye kugwamo, ndetse umutego udasanzwe bakakubesha ko barwaye, ahubwo ari byo bashaka kugutega, ari byo bashaka ndetse kugushyiramo, bakakubesha ko ndetse bo ngo ndetse bafite ikibazo cy'uburwayi, ahubwo bashaka kuguta mu mitego yabo kandi ndetse batarwaye. Hanyuma kubera ko Uwiteka Imana aba yarakuvuze ari cyo yakuvuzeho, hanyuma mu gihe ari gushaka uburyo ndetse ashaka uburyo yamutegera agende cyangwa se yamujyana iwabo, ndetse uwitwa Simba aramubwira ngo se wanjyanye iwawe. Dore imitego bantu b'Imana, dore imitego, dore agahinda, dore imitego ndetse abashumba abakozi b'Imana bagwamo y'ubusambanyi, dore imitego abashumba bagwamo ndetse bagwamo cyangwa abakozi b'Imana bakayigwamo ndetse bakashiduka bisanga baguye mu mitego, nyamara babuze ubwenge, bari kubabwira ngo nibagiye kubasengera ngo bararwaye. Ibi ngibi nibiba mu buzima bwa buri munsi, nibiba mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ukagwa mu mitego imeze gutyo. Hanyuma kubera Imana icyo yakuvuzeho, nibwo yahise yohereza cyangwa se nibwo yahise ahinguka umuntu ndetse Pasiteri yasengeye waruzi ibya Simba, amabanga ya Isimbi, arangije arahinguka. Mu kuhahinguka rero ndetse uwitwa Simbi amera nk'uwikanze, abwira Pasiteri ngo tugende, ariko uyu muntu w'Imana arabahagarika.
ese biraza guherera hehe? Ese Pasiteri Nsabi araza kuvumbura neza ko ndetse uyu Simbi yari agatego yaramugushijemo, cyangwa se ndagira ngo ukurikirane unarebe aho biherera iyi season, ndetse yakomeje guca ibintu. Ndagira ngo ukurikiranye ukanda subscribe and share and comment, hanyuma dukomeze dukurikirane ndetse iby'iyi filime izi season zisigaye. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Yes, reka twongere tubasuhuza nanone, tubifurize kugubwa neza, twifurize amahoro y'Imana no kubana n'Umwuka Wera. Dushimira abantu bose bakoze subscribe, tubabwira ngo muri abantu b'agaciro cyane, muri ab'umumaro, kandi aha tugeze ni mwebwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi Imana ibishimire muri aka kanya. Tugarutse kuri Devira episode 30 ndetse na 34 Devira. Hanyuma ndetse tugarutse ndetse kuri iyi episode kubwo kugira ngo dukomeze tuganire cyangwa se dusesengure iby'iyi filime. Twaherutse ndetse muri episode y'ubutaha ndetse uwitwa ndetse Teta n'uwitwa Devu hari ibibaraga bibafata bibajugunya hasi, abandi bibaca intege. Ntabwo byatinze rero, ubwo twakomeje ndetse iyi episode uwitwa ndetse Teta nanone cyangwa se uwitwa na Miki hanyuma aza mu rugo rwa Teta aje kumubwiza ukuri, cyangwa se aje kumubwira ndetse amashira kinyoma. Reka mbabwire ngo hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Nibyo nkunda kubabwira, nkababwira ngo imbaraga z'Imana nizo zibasha gukuraho ibiteye ubwoba, nubwo Satani arwana si umuneshi. Hanyuma twongera kugaruka kuri Pasiteri Nsabi ndetse n'uyu ndetse nyirasenge witwa Nyambo. Hanyuma ndetse bari kuvuga ngo ubaho bigeze no gushaka abandi banyamasengesho bagafatikanya kurwana urugamba, kubera ko abantu babiri ntabwo bashobora kururwana, ariko abisunganye babasha kurimbura ndetse iki gitero cy'umudayimoni. Ni ngombwa bacitse intege kubera ko bakoresheje imbaraga nyinshi barwanya uyu muzimu, barwanya iyi shitani, barwanya ndetse izi nyabinge, kubera ko Kiramani mwibuke ko naye bamusizemo izindi imbaraga. Hanyuma Miki ubwo yazaga agarutse ndetse mu rugo ndetse cyangwa se ku nzu ye, ariyo ndetse yari yaraguriye Kiramani kubwo kugira ngo bazabane. Hanyuma mu kugera ku muryango ndetse uwitwa Nzayino, ntabwo byatinze, Nzayino ndetse yaramubwiye ngo ariko niki kikuzanya ahangaha, ko ahangaha atari iwawe. Undi aramubwira ngo reka ninjire kuko aha ni iwanjye, ndetse amwaka mu neza. Ariko Nzayino aramubwira ngo mu byo ashinzwe no gukontorora ibiri ku gipangu, kandi koko ni koko iyo uri umukozi nta muntu ushobora kwinjira batahawe uburenganzira. Yinjiye ku mbaraga rero yihuta cyane, arinjira ndetse ntabwo bafite ndetse kwinjira agera ndetse Teta aho yari yicaye muri salo, kandi ngo iyi diva ndetse uyu Teta yicayemo ni y'uwitwa Miki, kuko niwe wayiguze ndetse niwe wakuye Kiramani ndetse mu bubobo cyangwa se mu kanevu cyangwa se muri rigore yari mayi.